yashatse ubuzima bwawe ntiyabubona, arangije yandika inzandiko nyinshi zigera ku Mana, ariko Imana yambwiye ngo izo nzandiko zitesheje agaciro, ahubwo irabihinduye, birabivuze ngo ije kugutabarira mu maso y'abatagukunda, mu maso rebokita shato kidemando yasika yabavuze ngo ntago bizakunda, niho Imana igiye kuguhera agaciro. Ugira kutazigera ikira, nubwo wivuza kutazabona ubutabazi, nubwo amadeni ari menshi utazabona ukwishyurira, nubwo uri mu kigeragezo gikomeye, nubwo uteretwa ariko ntuzakora ubukwe, barakubwira ngo nubwo uhiga akazi ariko ntabwo uzabona akazi, hari amajwi akugeraho, aya majwi aguca intege. Reka nkwibwire rino banga, iyo zarenze inkombe ntabwo biba birenze ijambo Imana yavuze. Irembo ry'ubwami, reka nkubwire mama, hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa. Papa, hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa. Wa mukobwa we, hari imirimo wakoze mu itorero ntiwayihemberwa. Wa musore we, hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa. Ariko nikumva Imana imbwira ngo iyo mirimo irayibutse, bigiye guhinduka, igiye kuyiguhembera. Iguhamagaye mbere y'uko igutabara, ibanza kugutoza ibintu bigera kuri 3. Ntiyakora ikosa ryo kugutabara itarakwambika imbaraga. Icya kabiri, ntiyakora ikosa ryo kugutabara itarakwigisha ku muntu. Ndikumva enekuta, ndikumva Imana ivugana nanjye. Hanekuta, hari ibintu bigiye guhinduka, hari ubuzuti, hari inyenyeri zari zarazimye, Imana enekuta yongeye kwaka. Icya gatatu, enekuta, hari ifungu zari zaraburiye, Imana yongeye enekuta guhereza ubwoko bwacu. Kandi nkwifurize amahoro y'Imana n'imigisha tukakwiteka Imana nshuti muvandimwe udano kudukurikira kandi uvuga ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi urukundo rw'Imana rukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure aho herereye mu bice bitandukanye by'isi. Reka mvuge ngo abaherereye muri Aziya, abaherereye Amerika, Europe, Afrika, mwese ndabasuhuje, bifurije kuhirwa, bifurije umugisha w'Imana. Imana ibahire, Imana ibagirire neza, Imana ibahaze uburame kandi Imana ibanezeze mu mbereho yanyu yose. Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni kwa ko tubashakira abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bwiza bw'Imana, bavuga Yesu Kristo kandi bashaka ko abantu bava mu byaha bakabajya mu bugingo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana ihamagaye kandi Imana igukoresha imirimo itandukanye muri iyi minsi. Twamumaye kugira ngo twongere tuganire nawe. Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, ariko nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Twaje rero, reka tumwakire kandi tumwikaze. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze, Imana ibaha amazina yanjye nitwa Emmanuel Hashakimana nk'uko mubimenyereye. Iyi saha nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana yabyemeye, namwe murabyemera kuboneka hano kuri micro hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Imana igumugisha, Imana yabyemeye. Natwe turabibona ko Imana yabyemeye kandi uri hano. Imana ibishimiye, dushimiye Imana ko ari wowe Imana ihisemo kugira ngo ikunyuze n'ifunguro ry'ubugingo ugiye gutunga abantu batandukanye muri iyi minsi. Wakoze kumvira Imana. Nakoze. Umeze neza se? Ndashima Imana. Abana banabyibushye sinzi ibyo umaze iminsi uri kurya. Ni Yesu uri kubikora. Ni Yesu. Nuko ariko bwa amafiriti byose bigenda neza. Amafiriti ngo ntiyabyibushye abantu. Ariko dufite ikibazo muri no minsi. Uri umukozi w'Imana, nagura amana igihe kiri cyane nkumenye vuba. Ndakeka nubwo akaye tugiye gukorana, ariko ndi kugira ikibazo ku bavuga butumwa. Uhamagawe nande? Njyewe nahamagawe na Kristo. Agutuma ngo iki? Njye yantumye kuza kubwira ubwoko bwayo kugira ngo buve mu byurimo, kuko abantu benshi bageze mu gihe barimo baragwa mu ise. Bamwe bageze mu nzira bariyicarira, abandi basuye inyuma, bacitse intege. Imana yavuganye nabo ngo itinda kuza kubatabara. Hanyuma njye impamagaye irambwira ngo uko umuntu atazi icyiza n'isezerano niko atabasha kumenya ikizarisohoza. Icyambere no gukomera umuntu agashikamo. Yego. Icya kabiri nakabiri kugenda mbaza kandi tugomba kumenyerana nyine. Nuko nyine nuko mba nahamagaye kandi nuko ngenda uko umwuka ntegera. Icya kabiri ujya guhamagarwa ni ihe kondisiyo Imana yaguhaye, ugendera kuri iyo kondisiyo? Ngiye kubera ko Imana ijya kumpamagara
yamamagaye ndi mu nzozi ndyamye, bitewe n'aho yari nsanze n'ibyo nari ndimo, irambwira ngo kugira ngo impombe zamombye. icyo ni icyambere. cya kabiri iguhamagarira noneho uyu murimo w'ivugabutumwa, uyu murimo wo guhanura, uvuga ati nkohereje hariya agenda unkorere, yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ngo nigende mbwiza abantu ukuri nk'uko gushyize ku mutima wanjye, abemera bemere, abanga mbihorere, inkoni y'Imana izaza ku buzima bwabo. Yego. Ese igutuma yakubwiye ko ariyo izaguhemba, yakubwiye ko abantu bazaguhemba, yakubwiye ko uzajya ukama inka, kuzajya uragira inka ukatungwa n'amata yazo, uzajya uzatungwa n'izo shumbye, yakubwiye ngo iki? Urakoze, Imana iguha umugisha. Hari ibintu bibiri Imana yambwiye, cyangwa se hari ibintu bibiri ngewe nahishuriwe. Ikintu cya mbere, iyo Satani agiye kurwanya umuntu akoresha abantu. Hanyuma rero niyo Imana igiye gutabara umuntu ntabwo ikoresha inyamaswa, ikoresha abantu. Bivuze ngo uzangiriraho umugisha, nanjye nkugirireho umugisha, hanyuma igukoreshe nk'uko nanjye yankoresheje umubitunga umubiri. Ariko sintegetswe kukugiraho umugisha, simbitegetswe, si itegeko. Impamvu mubaje gutyo, umuntu aduteze amatwi ashobora kuvuga ati kubera iki uri kumubaza gutyo, nawe ubwo ushobora kubyoza ati kubera iki ari kumbaza gutya. Iyo ndi hano ngiye nicaye kuri kamera nkacana kamera, umwuka yahita aza akanyobora nkagenda gutyo. Nibyo, ariko niko urwandiko ruvuze rw'Imana. Iyi minsi ya none abantu benshi bibagiwe intego y'urugendo, bahanga amaso ku mpamba y'urugendo, bituma bibagirwa intego y'urugendo. Uri kunyumva ako kantu? Ndi kubyumva. Impamba y'urugendo yabibagije intego y'urugendo cyane, kandi cyari ikintu gikuru ko yari intego y'urugendo. Impamba kuko si itegeko, yaza uyu munsi yaza cyangwa ejo ntizi ukagenda nta n'impamvu ufite kandi ukagera yoge. Ariko Yesu yatwemeye ko mu gihe turi mu rugendo azaduha impamvu, ko ntabwo tuzi iyo ariyo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, dufite abitwa abakozi b'Imana. Nivuga ngo abitwa abakozi b'Imana ko hari igihe babyita cyo kuba twe tubabona umwambaro w'abakozi b'Imana, bahanura tukamenya ko ari abahanuzi bavuga ubutumwa, tukavuga ko ari abavugabutumwa, banarimba tukamenya ko ari abaririmbyi. Ariko wapfumuza amaso y'umwuka muri ugasanga hari ibindi bintu bahagazeho cyangwa se bicariye. Hari abicaye, ushobora gusanga iki gihe abantu bavanyeyo bagakora umurimo bakicariye, bakatubeshya ko bari mu gihe cy'imihango kandi bafite icyo bicariye. Nshatse kuvuga iki? Bari kwica umurimo w'Imana muri no minsi. Kugusengera urame 400, kugusengera urame ituro utarimpaye singa usengera amavuta aravuna. Yego? Amavuta yaratuvunye we kugira ngo usengere ishyura. Hari umuntu wambwiye ati urabona ngo ndamuhanurira ukuntu ibintu bye bizagenda, habe no kwibwiza ngo amituro. Abo bantu bari kwica ivugabutumwa. Niyo mpamvu natenye nkubaza ngo watumwe nande waje ute wowe? Ese ari kondisiyo Imana yabwiye ko uzakama izuragiye cyangwa ngo ko ari izaguhemba. Niyo mpamvu ko abantu benshi bisha ivugabutumwa kugeza ubwo umuntu agomba akakubwira ngo twe ntabwo dukeneye kumva bano bahanuzi kuko batwangishije Imana. We waje ute? Urakoze. Ngiye nkuko nabibabwiye narahamagawe, ariko hagati aho ngaho hari abantu babiri, hari abantu bahuye na Yesu mu byiciro bibiri. Hari umuntu wahuye na Yesu ari gutanga imigati. Yesu amaze kuyitanga irangiye ntabwo yongeye kugaragara. Oya, yarakomeje aragenda ntiyagaruka kuko imigati Yesu yari atanze yari irangiye. Icya kabiri, hari undi muntu wahuye na Yesu Kristo yikoreye umusaraba. Uyu nguyu ibimugerageza iyo bimugezeho ntagacika intege, ahubwo arakomeza agatumbira umusaraba. Icya gatatu, buriya Satani akora mu ngero zitandukanye. Iyo ashaka umukozi w'Imana, si uko bano bantu babivanze ariko bari bameze hoya, nabo wabona bari barahamagaye nkatwe nk'uko twahamagawe. Ariko impamba y'urugendo ibagize intego. Buriya Satani yagushaka ni nko gufata inkoko ukayinagira utugori. Buri inkoko inagiye utugori, ibigori aho ushaka niho uyijyana. Iyo ushaka rero uyijyana mu nzu kuko wayinagiye utugori, warangiza ukayifatira mu nzu. Bivuze ngo rero Satani ari kunagira abahoze ari inama z'Imana ibigori
kugira ngo abakoreshe ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko siko bimeze. Dufite bino minsi dufite ibibazo bitandukanye, ninjya mu madini dufitemo ibibazo, ninjya mu buzima muri sosiyete cyangwa social media naho dufitemo ibibazo. Hari abantu baduteje umuraba, hari n'abantu bateje abandi umuraba. Sinzi nimba byumva ibyo bintu. Ndabyumva. Ngaba ari muri byo ngo abagenda bayemba nibo baduteje akaga. Aba bantu bitwikiye izina Yesu bitwaza Bibiliya, bari baraza hanze babuze uko bambura abantu, babuze uko bateka umutwe, baje biyambitse isura, turabakozi b'Imana, turabahanuzi, turi ba apotre. Kubona umwana avutse ejo bundi nta n'iminsi aramara, nta nabatizwa ngo ndi apotre, ngo ndi profete, ngo ndi profete, bakihatitira. ukasaba umwana yananiranye mu idini asengeramo, no muri karitsiye yarananiranye, nkamuntu nkajya kubona ngo nitwa profete runaka. Urumva ikibazo kiri aho ngaho ni Paul, nubwo Izeberi wo mu mubiri wapfuye, ariko Izeberi wo mu mwuka aracyahari. Bivuze ngo aba bantu barimo bayoborwa n'umwuka wa Izeberi, kuko Izeberi nakiza yifuriza ubwoko bw'Imana. Ariko Izeberi twe tumutegera amaboko. Ega ari ibintu njyewe njya mbona nkasanga nitwe tubyikururiye. Hari umuntu uza akavuga ati njyewe gucuruza byananiye, guhinga byananiye, kugira gute byananiye, ariko nabonye hari mu kirokore kwitwa umuhanuzi bizarike, akararategura content. Hajya witwa Emmanuel. Aho ati Emmanuel ndabona yamenyekanye, reka ntegure content mvuge ko Emmanuel agiye gupfa. Uyu munsi bamenya ko ndi umuhanuzi. Yashaka no gutanga iguzi mu bapfumu kugira ngo ukunde upfe, kugira ngo bakunde bamwemere ko ari umuhanuzi. Kuki abantu bari kumenyera Imana kugeza aho baza bakabeshya bakitwa imbaraga zapfumu, bakajya kuraguza abantu kugira ngo umuntu akora agisida, yagize akazi akavuga kandi yavuye mu bapfumu kumuteza imyuka mibi kugira ngo akunde umwemere ko ari umuhanuzi akumye yambura abantu. Kuki abantu bari kumenyera Imana cyane kugeza aho kageni umuntu abiterwa n'iki, umuntu mwuka tuzawurandura gute? Urakoze cyane. Nuko igicaniro cy'Uwiteka cyamaze gusenyuka. Cyasenywe na bande? Cyasenywe n'abantu biyitirira ngo ni abakozi b'Imana. Cyasenywe namwe? Okay. Njye bashyiramo hamwe mwese. Cyasenywe ntabwo ari twese, kuko n'abapfira gushira. Abo umwe agatukisha bugati twasenywe iki twasenye igicaniro cy'Uwiteka. Twasenye igicaniro cy'Uwiteka. Ni nayo mpamvu Sukire yasenze amasengesho menshi cyane ku musozi wa Karumeli, ahubwo icyo yakoze yabanje gusana igicaniro cy'Uwiteka, hanyuma Imana ibona kubana nayo. Mugiye gusana igicaniro. Emmanuel rero uyu munsi turi kuganira ni gute agiye gusana igicaniro cyasenywe na bene wabo, agiye kugisana gute muri iyi minsi igaragara nk'iya nyuma kandi igoye, hariho umwuka wo kwiyoberanya ukabije. Emmanuel umusanzu afite wo gusana igicaniro cy'Uwiteka nuhe kugeza uyu munsi? Ntabwo ndi umuhanga muri uru rugendo, usibye ko nta n'umuhanga. Ariko ishyaka Eliya yagize ishyaka ryawe niriye kuri uyu munsi? Njye ishyaka mfite ifuhe rukomeye cyane, kuko urabona abantu muri ino minsi ntabwo bagishaka kuyoborwa na mwuka wera, barimo bariyobora nk'uko wahoze ubivuga. Rero icyo nshaka, hari n'abandi bafite ubwoba, batenebutse ngo insengero barazifunze, bavuye mu byizerwa ngo bategereje Imana barayibuze. Abo ngabo rero hari ijambo Imana yamaye ku buzima bwabo nje kubabwira, kuko buriya ndibuze no kuza kubivugaho. Hari igihe umuntu akora ikintu ntagihemberwa, ariko kiba kizagaruka, Imana ikamuhereza igihembo cyacyo. Nyine ikibazo rero mufite muri ino minsi, muri gushaka ko abantu babahemba kuzahembwa n'Imana. Abantu abitwa abakozi b'Imana, njye nkoresha ko kamwe, abitwa abakozi b'Imana b'uyu munsi bari gushaka ko tubahemba, bari gushaka abantu babahemba aho guhembwa n'Imana. Niho Yesu yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Nimba uje ugahembesha nkakubona guhembesha, namenye uwo guhamagaye. Hari umushumba wize kuvuga ngo mwe ngukunda ideni, njye ninjye yabibajije, aribonye mbe ndabizi ko aranyumva, sindavuga izina rye ndamubabariye. Ndabona ideni ndarikunze, ntigusa imyemerere yanyu
75% sinyemera. Nteko idini ntabwo ndusha gukunda idini. Ndabwira nkwereka ukuntu ndusha gukunda idini. Bamaze amezi 3 bataguhemba. Nibwo namenya ko ukunda idini. Ariko ndabwira niko ngiye amaterano yose nyazamo. Gahunda zose ngazizamo. Ariko wewe batagwanye ntiwagaruka. Nje nawe ukunda idini ninde? idini ni mukristo. Gucyo ahitanga ngo icyo dupfa ngo ukuri ko gushyiraho hanze. None se mbigira ibanga kubera iki? Abantu b'iyi minsi rero bari sinzi ukunda bivuga ariko reka tubaveho. Reka tubaveho twivugire Yesu. Ariko tuba turi kuhitura abantu kugira ngo tutarava aho ngaho mumenye mukuru umurimo mu magambo make mukuru umurimo nk'abazahinga nijoro. Ndabyumva reka ngubaze we impamba y'urugero Imana izayiguha. Reka ngubaze ikibazo kimwe nsubiza. Urambajije nanjye ngira amatsiko kandi nanjye ngomba kubaza kandi nkunda kubaza. Nibyo Imana imamagaye mu gihe gikomeye ariko wambara ukambwira agakiza cyari cyo ubundi agakiza niki? Ahubwo wigishijwe guki? Ega no ugiye gutubwiriza. Agakiza jewe numva ubwanjye. Agakiza gakubiyemo ibintu bitatu. Icyambere kugira imbuto. Agakiza ni imbuto. Icya kabiri gutinya icyaha n'igisa nacyo. Icya gatatu agakiza ni ijambo rimeze rite? Iyo usomye Yohana igice cya mbere haravuze ngo mbere na mbere habayeho jambo. Ubwo tuvuze ni Yesu gutunga Kristo muri wowe. Agakiza ni ijambo yari Imana kandi niryo rya jambo usoma rikakwemeza kuva mu kibi cyose urimo ugakurikira Imana. Ako niko gakiza. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Reka tuterwa tujya mu bintu byinshi nubwo bihari ariko nshuti bavanye duteze amatwi muri kano kanya tuba tugana tugira ngo dutange n'impuguro ariko kandi tunaganire ariko mu byo tuganira byose ntabwo tujya hanze y'ijambo ry'Imana cyangwa se kuri ijambo ry'Imana. Mu byo twaganiraga ushobora kumva naho wafatirwamo kandi ugafatiramo umwanzuro icyazanye Yesu Kristo no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Iyo turi hano twicaye hano turi mu matiku turi gusebanya ahubwo no kugira ngo buri wese yirebemo nabona ahantu atahanaguye neza ahanagure, nabona ahantu atameze neza akuru, nabona hari ahantu hari ikizinga nyabona ashaka ukuntu yamesa kuko Yesu we araza adatinze. Twabashimiraga tubaha ikaze mu kiganiro cyacu rero kandi mukomeze muhare natwe kugeza dushoje ikiganiro cyacu. Yesu abahe umugisha mwese. Reka duhe umukozi w'Imana afite impamba yatekereye kugira ngo ageze ku bantu b'Imana. Nasenga Imana ubundi kunga muyobora agenda ko ngoko. Yesu agumisha. Murakoze. Katwubaha Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza uri Imana ivuga bikawategeka bigakomera. Urera kandi urakiranuka. Uri ibyiringiro by'abakwiringiye. Uri sambi itarumba. Uri Imana batanika ngo izuba nirirenga bakwanure. Twarakubonye mu bihe bikomeye Mana kandi na n'uyu munsi turacyakubona. Ntago tukubona rebokita shato kidemando yasika mu byo utarakora ahubwo twe tukubona mu byo wakoze. Bivuze ng'ibihe umuntu ahagazemo bijya bibasha kurangira kuko hari n'izarangiye turabibona. Muri aya masaha turagushimye turaguhimbaje kuko nyiringabo Imana twaramutse uko tubishaka kuko hari abegutse biranga, hari abagiye kwisasira igitaka ndetse biyorose ikindi. Tarasire wirigira imorashi shato kidemando yasika pereza se yawe iri ku buzima bwacu. Hamana watanze ingabo nyinshi ariko icyo meje n'imigambi mibi ya Satani mu izina rya Yesu. Amarembo y'ikuzimu ndayafunze mu izina rya Yesu. Ndamagana imbaraga z'Abamowabu mu izina rya Yesu. Namaganya Abamedi mu izina rya Yesu. Abapresi mbakubitiye kure. Anohereje kuzimu mu kidatuzwa. Mamagaye Imana ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Reka amazina yanjye yibagiranwa ahubwo hagaragara izina ryawe. Reka nkubere igikoresho wirangurure. Rerebo enekuta shato kidemando yasire tarasire. Urakoze Yesu himbazwa urakoze kubyumvishe ngaho zemeze kandi ubikomeze ikimenyetso cyawe kibigaragareho ni mu izina ryawe Kristo. Amen. Imana ibamugisha. Twinjire mu ijambo ry'Imana
ninginge umukozi w'Imana adusomera ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Ndi kumva hari ibintu Imana yashyize ku mutima wanjye, ndi kumva mfite ishirirwa ridasanzwe. Imana yantumye ku bwoko bwayo impa amagambo akomeye. Turasoma muri Esiteri, turasoma ibice 9, hanyuma dusome ku murongo wa mbere, duhite dusoreza Yohana ibice byaho 9, nanone umurongo wa 9. Imana imuhumurize. dusome Esiteri igice cya mbere, ibice 9 igice cya mbere, ibice 9 umurongo wa mbere. Nuko umwami Ahasuwerusi akoresha ikoro abo mu gihugu n'abo mu birwa. Esiteri ibice 9, yego niho ibice 9 umurongo wa mbere. Usoreze Yohana ibice 9 umurongo wawo wa mbere. saho ngaho Esiteri ibice 9. Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere haranditse ngo abayuda bica abanzi babo. Urakoze cyane. Ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, tegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Amen. Twihuse dusomere Yohana ibice 9 umurongo wa 9. Yohana ibice 9 umurongo waho wa 9. Yohana ibice 9 umurongo waho wa 9 haravuze ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arasubiza ati ninjye. Imana imuhumugisha. Amen. Murakoze Yesu kandi abishimire imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwanyu. Hanyuma iri jambo nyimara kurihabwa nasenze, Imana imihishurirwa irambwira ngo nubwo ibintu bikomeye hari ibintu bigiye guhinduka. Bivuze ngo nzanye umutwe uvuga ngo bigiye guhinduka. Bigiye guhinduka, ikibazo wari ufite bigiye guhinduka gikemuke. Mama, bigiye guhinduka, ntago ariko bizahora. Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe. Papa, bigiye guhinduka, ntago ariko bizahora. Imana iguhaye agaciro wambu. Wa mukobwa we, bigiye guhinduka. Imana iguhaye ijambo, ntago uzahora urambagizwa ngo ubukwe nibugera igihe bupfe. Papa, wa musore we, bigiye guhinduka, ntago uzahora ushaka akazi ngo ukabure. Bigiye guhinduka, ntago uzahora ushaka viza ngo uyibure. Bigiye guhinduka, ntago ari wowe uzahora mu bitaro wirwa wivuza indwara zidashira. Bigiye guhinduka, ntago ari wowe uzahora uburana imanza zitagira iherezo. Bigiye guhinduka, ntago ari wowe uzahora mu mategeko ushaka ubutaka bwawe. Bigiye guhinduka. Ndi kumva Imana yambwiye ngo mbabwire ngo bigiye guhinduka. Ntago nzi ikibazo ufite, ntago nzi ikigeragezo wicayemo, ariko Imana irebera hose icyarimwe itaneguriza izuru. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo bigiye guhinduka. Bibiliya yavuze ngo cyari igihe kimwe gikomeye ubwo Abayuda bari bagambaniwe. Ndagira ngo nkutangarize, ntabwo umuntu ajya yisobanura mu gihe, ahubwo igihe kiramusobanura. Bishatse kuvuga ngo wowe uri kunyumva igihe uhagazemo, Satani yarakugambaniye, Satani yashatse ubuzima bwawe ntiyabubona, arangije yandika inzandiko nyinshi zigera ku Mana, ariko Imana yambwiye ngo izo nzandiko izitesheje agaciro, ahubwo irabihinduye. Birabivuze ngo ije kugutabarira mu maso y'abatagukunda, mu maso Rebokita Shato Kidemando yasika yabavuze ngo ntago bizakunda. Niho Imana igiye kuguhera agaciro. Bigiye guhinduka, iyo kaseri yawe Imana iyikozeho. Bigiye guhinduka, iyo diplome yawe Imana iyihaye agaciro. Bigiye guhinduka, Imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe. Byagenze gute? Biravuze ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 bita Hadayi, nibwo itegeko n'iteka ryendaga gusoza, ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko muri ako kanya birahinduka. Bibiliya iravuze ngo nuko Abayuda baragambanirwa, bahabwa iminsi 5 kuba bagiye kwicwa.
nubwo inama zakozwe bwihishwa, nubwo ibiguhiga ni byinshi cyane, ariko Uwiteka agukiza muri byose, akubambira amahema. Biravuze ngo nuko muri ako kanya Morodekayi inkuru zimugeraho. Ndumva ngagaye papa, ndumva afashijwe. Zimaze kumugeraho, inkuru imugeraho ivuga ijambo rikomeye, imubwira ngo mu minsi 5 mwese na Muyuda n'uyu n'umwe uraba ukigaragara kuri ino si, mwese muraba mwarangije gupfa, mwese muraba mwahanaguye ku butaka. Nawe hari amajwi aguca intege, nawe hari inkuru wumva ziguca intege, hari inkuru zikubwira ko ntacyo uzageraho, hari amagambo wumva ko ntacyo uzimarira, hari inkuru zikubwira ko utazarwara rebokita, hari inkuru zikubwira ko utazigera ikira, nubwo wifuza ko utazabona ubutabazi, nubwo amadeni ari menshi ko utazabona ukwishyurira, nubwo uri mu kigeragezo gikomeye, nubwo uteretwa ariko ntuzakora ubukwe, barakubwira ngo nubwo uhiga akazi ariko ntabwo uzabona akazi, hari amajwi akugeraho, aya majwi aguca intege. Reka nkwibire rino banga, iyo byarenze inkombe ntabwo biba birenze ijambo Imana yavuze. Tuvuge ngo amen. Morodekayi amaze kubyumva, biravuze ngo ahita yirukanka. Iyo usomye ibice 4 umurongo wa 16 ngo nukahita tumizaho umwami Esiteri, aramubwira ngo yewe Esiteri we, Abayuda twasabwe twagambaniwe, ariko nawe wibuke kuri Umuyuda, ntabwo Imana yakujyanye ibwami oya kugira ngo wicare aho ngaho, ahubwo yakujyanyeyo kugira ngo mu gihe nk'iki gikomeye twebwe ubwoko bw'iwanyu uzatuvuganire, uzatugerereyo, uzatubwirire umwami rebokita mango yasika yuko turengana. Ntabwo Imana yakujyanye aho kwiyicare, ahubwo yakujyanye kugira ngo ukore umurimo wayo. Biravuze ngo nuko muri ako kanya aramubwira ngo tugiye gupfa, ariko nubwo tugiye gupfa bazatwica twese turangire, ariko nawe ntabwo bazagusiga. Wibuke kuri Umuyuda, ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi Esiteri oya, ntabwo nje kuguhamura, ntabwo nje kugutera ubwoba, naho utadufasha, naho utatuvuganira, naho utatuburanira. 16 haravuze ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Ndagira ngo muhanurire, nta kizatuma rebokita mango yasika icyo Imana yavuze ku buzima bwawe itagisohoza, nta kizahagarika umugambi w'Imana oya, kuko icyo yanditse yaracyanditse. Biravuze ngo Esiteri byumvishe bimukora ku mutima, arangije ahita yandika urwandiko, aravuga ngo yewe Morodekayi rebokita shato kidemando yasika, Imana yankuye kure, ndabizi niyo yanzanye ahangaha, ndumva amagambo mbwiye nukuri rebokita ntabwo wiyoboye, ahubwo uyobowe n'Imana. Nibyo sinakishimira gusigara nta muryango ufite, ahubwo ikigiye gukorwa wowe wageranya Abayuda bose mupfukame musenge, nanjye hano ibwami ngiye gufata Abayuda turi kumwe ndetse n'abaja banjye twambara ibigunira dusenga Imana. Imibiri banga, iyo twasenze tubona ubutabazi bw'Imana, iyo twasenze dutorera mu itongo ry'abavuze ngo nitubeho, iyo twasenze Imana itwambika imbaraga, iyo twasenze Imana iduhereza amakuru y'ibihe bizaza tutarabasha kugeramo, iyo twasenze Imana ituburaniraho muri yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Iyo twasenze marayika aratuvugira imbere kwa Data, iyo twasenze Yesu aratuburanira, iyo twasenze dutungiraho abandi baburiye. Biravuze ngo aramubwira ngo dusenge, ngo nuko muri ako kanya bafata amasengesho y'iminsi 3 barapfukama barasenga. Mama reka mubwire, hari ibintu utakibona kuko wacitse intege mu gusenga. Wajya kuganira n'Imana ariko ntucyumva ijwi ry'Imana, wahuye n'abantu baragukomeretsa bagutera ibikomere, ariko hari Imana igiye kugukura mukomere. Papa wajya gukunda umurimo w'Imana, yewe wari umutsamzi mu bindi, ariko kubera Satani rebokita shatokide reshasoma rebokita hatarasiye wirigiri baguteye ibikomere, ariko hari Imana ije kukomora.
wa mukobwa we nta gaciro ufite, ariko ndagira ngo nkubwire ongera usenge, hari agaciro Imana igiye kukugarurira. Rebokita, hari imbaraga Imana iguhaye. Imana ijambo yavuze, umva Balamu abwiye Baraki, aravuze ngo Imana yacu si umuntu ngo ibeshye. Ndagira ngo ngutangarize, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe icyo cyose izagikora. Nta kindi kintu Rebokita, ikintu cyose kirindwa n'amasengesho. Ongera usubire ku karago usenge, ongera upfukame uhamagara Imana. Ntabwo gusenga bidutandukanya n'Imana, ahubwo bitwunga n'Imana. Iyo turi gusenga tuba turi kuguza ubusabane hagati yacu n'Imana. Mwibira rino banga nta rwego wageraho utakenera Imana. Icya kabiri kandi, amasezerano Imana yaguhaye ayo yose ni umutungo wimukanwa. Biravuze ngo nuko barasenga, bafata amasengesho y'iminsi 3 barasenga. Rebokita Shatokidemando yasika ngo nuko bamaze gusenga. Biravuze iyo usomye Esteri ibice 6 ngo nuko nijoro umwami agiye kuryama arangije abura ibitotsi. Iyo twasenze Imana, Imana ibuze ibitotsi abadufitiye umugisha. Iyo twasenze Imana, hari ibintu Imana Enekuta itunganya bitari bitunganyije. Iyo twasenze Imana, Imana idutegurira ameza imbere y'abanzi bacu. Iyo twasenze Imana, Imana iduhereza ijambo. Iyo twasenze Imana itugira abakomeye twari tworoheje. Iyo twasenze Imana iduhereza agaciro tutari dufitiye agaciro. Iyo twasenze Imana, tubana n'Imana haba mu mwuka ndetse no mu mubiri. Iyo twasenze Imana, Rebokita Shatokidemando yasika, Imana iraturwanirira. Biravuze ngo nuko umwami aryamye abura ibitotsi. Amaze kubura ibitotsi ngahita atumizaho igitabo cy'ubucurabwenge. Ndumva afashijwe Yesu. Ngakimara gutumizaho igitabo cy'ubucurabwenge, biravuze ngo bakikirambura bahita basangamo inkuru za Morodekayi. Morodekayi wibera ku irembo ry'ubwami, Morodekayi wisuzugurwa. Hari handitsemo amagambo avuga ngo ubwo Bigitani na Tereshi bashakaga kwica umwami, uyu Morodekayi yaburiye umwami. Reka nkubwire papa, hari imirimo Enekuta Lebo Enesasoma. Amaze kuburira umwami, biravuze ngo ahita asubira ku irembo ry'ubwami. Reka nkubwire mama, hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa. Papa, hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa. Wa mukobwa we, hari imirimo wakoze mu itorero ntiwayihemberwa. Wa musore we, hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa. Ariko nikumva Imana imbwira ngo iyo mirimo irayibutse, bigiye guhinduka, igiye kuyiguhembera. Biravuze ngo nuko umwami Rebokita baramusomera, basanga Morodekayi yaraburiye umwami. Umva umwami kuntu yavuze, aravuga ngo mbese uwo Morodekayi wicara ku irembo ry'ubwami, hari icyubahiro, hari ishimwe mwamuhaye? Ngo nuko abahereza baramubwira ngo ntacyo twamuhaye. None uyu munsi ibitabo dore n'ibindi biranguye. Harimo igitabo cyo kwihangana, Imana ikigusanzemo. Harimo igitabo cy'imirimo, Imana ikigusanzemo. Harimo igitabo Rebokita Shatokide cy'ubugingo, Imana ikigusanzemo. Ariko Imana irarebye isanga hari imirimo wakoze utahembewe. Ariko Imana iravuze ngo bigiye guhinduka, Imana igiye kuyiguhereza, Imana igiye kuguhembera iyo mirimo. Hoya wicika intege, wiva mu byizerwa, garukira aho ngaho. Hari Imana yavuganye nawe, subira mu cyumba wongera usenge, ongera wisubizamo imbaraga, kuko Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka. Ndumva Imana imbwira ngo bigiye guhinduka. Lebo Stakisha Shatokidemando yasika Lelebo Enesasoma. Biravuze ngo nuko hanze Hamani yarazanye urwandiko ruvuga Rebokita aje gusaba umwami ngo bamutereho kashi, bajye gufata Morodekayi wibera ku irembo ry'ubwami, ngo nibarangiza Enekuta bajye kumumanika, bajye kumubaba. ngo nuko umwami abyumvisha. Nekuta Lebo Enesasoma Shatokidema. Urakoze Yesu, himbaza. ngo nuko umwami abyumvishe, ahita abaza ngo mbese ninde uri mu rugo? Aramusubiza ngo nawe undi mu rugo, ni Hamani. Ahita atanga itegeko. Imana ikoresha itegeko ku kibazo cyawe, Imana ikoresheje itegeko ku burwayi bwawe, Imana ikoresheje itegeko ku byo wabonaga ukabona nanzira. Imana ikoresheje itegeko. Uyu munsi bigiye guhinduka, hari ibintu Imana igiye gukora. Imana igiye kugutabara nawe itumye. Ibi bintu Imana igiye gukora nta marayika itumye, ahubwo yo ubwayo iriziye bigiye guhinduka.
biravuze ngo nukahita avuga ngo mubwire Hamani yinjire. Ngo Hamani akimara kwinjira Henekuta Lebonesa naratangaye Shatokidemando yatika ngataratobora ijambo. Mama, Imana igutaba yabanza yabahuze basinzire niho Imana ikoze ngataratobora ijambo. Umwami ahita avuga ijambo rikomeye aravuga ngo mbese umwami akunze kuba bamugenzereza bate? Imana ifunze iminwa y'abakurwanya, Imana ifunze iminwa y'abashaka kutabaho, Imana ifunze iminwa y'iri kugerageza, kuko hari ibintu bigiye guhinduka. Bigiye guhinduka. Sinzi ubuzima urimo, sinzi ibibazo wicayemo, sinzi uburwayi umaranye igihe, sinzi amadeni ufite, oya, ariko Imana yambwiye ngo babwire ngo bigiye guhinduka. Ahita amubwira ngo nta wundi umwami akunda niko yibwiye atari njyewe. Hari abantu bitakagije, hari abantu bazi ko ibyiza bikugezeho bitakeme, hari abantu bazi ko Imana Lebokidemando yasika ikugize umuntu ukomeye bitakunda, hari abantu bazi ko iyo vizu uyifashe bitakunda, hari abantu bazi ko ukoze ubukwe bitakunda, hari abantu bazi ko iyo kanseri yawe ikize bitakunda, hari abantu bazi ko wawuriye indege bitakunda, hari abantu bazi ko Lebokita Imana iguhaye umwana bitakunda, hari abantu bazi ko Nekuta abana be batazi bize bitakunda, hari abantu bazi Nekuta bitewe n'Shatokide biteye Lebokita nizo bakoze, ariko Imana ibitesheje agaciro bigiye guhinduka. Ari ahantu bazi ko bitakunda ngo nukaritakagiza. Hari abantu bitakagiza, hari abantu bagusize, hari abantu bazi ko utazazamuka, ariko Imana ikoze igitangaza mu maso yabo. Biravuze ngo Imana irabagutambaje, Imana irabakurengeje. Aho bari bagusize siho bagusanga, ahubwo bageze imbere baragusanga, bari bazi ko bagusize inyuma. Aravuga ngo nta wundi yakunda kundenza, avuga ibintu byiza bigera kuri bine. Aravuga ngo icyambere bafata ifarashi, cya kabiri bagafata impeta, cya kabiri bagafata umwitero, cya gatatu Lebokita bagafata ikamba ryiza, ngo bakambika uwo muntu umwami akunze kubaha. Umva kuna abanzi bajya umva abagome, umva abanyeshari, umva abarozi bifuza ko ibyiza byabageraho, wowe ibyiza bitazakugeraho. Ariko ngera usenge, ndi kumva Imana ivuga ngo bigiye guhinduka, igiye gutesha agaciro imigambi y'ababi ku buzima bwawe. Ntabwo izahama ku buzima bwawe, kuko Imana iguhamagara ntibari bahari, Imana ivugana nawe ntibari bahari. Niyo mpamvu Imana igutabaye nawe igishije inama. Ngo nuko muri ako kanya ahita avuga ngo kandi bafata umuntu ukuriye ingabo ubwami, ukuriye ingabo z'ubwami, aba ari we Lebokita Shatokidemando yasire Shato Lebonesa tarasire wirigirimo. Bafata uwo muntu ukuriye ingabo ibwami, aba ari utambagiza uwo muntu umwami akunze kubaha. Umva ku nijoro ryakoresheje itegeko, ndi kumva Imana igiye gukoresha itegeko. Nekuta Lebonesa soma, Imana igiye gukoresha itegeko. Mama, papa, Imana igiye gukoresha itegeko. Wa musore w'Imana igiye gukoresha itegeko. Nawe urabukora byemerwe wa mukobwa, Imana igiye gukoresha itegeko. Ngo umwami ahita atanga itegeko, aravuga ngo ibyo byose nta na kimwe kibuzemo. Morodekayi wibera ku irembo ry'ubwami, Morodekayi wisuzugura, abigenzereze gutyo. Hari ibintu wakoze ntiwabihemberwa, ariko Imana ije kubiguhembera. Hari agaciro kawe wambuwe, ariko Imana igusubiza agaciro kawe. Hari Lebokidemando yasi, hari akazi kawe Satani yakunyaze, ariko Imana iguhenekuta, Imana iragusumbushije. Iyo twasenze birahinduka, hari ibintu bigiye guhinduka. Biravuze ngo nuko muri ako kanya Hamani ahita asohoka n'ikimwaro, ahita ajya kureba Morodekayi wibera ku irembo ry'ubwami. Naratangaye, uyu Morodekayi nubwo yari umurinzi, bivuze ngo uyu Morodekayi yari umuntu ukomeye. Uyu Morodekayi hari ibintu Nekuta, hari ibintu bibiri bimuranga. Shatokidemando yasika, ntabwo yagiye nk'abiki gihe, ahubwo yazamuye icyubahiro cy'Imana. Icya kabiri, Morodekayi yari umusirikare, kuko ntabwo wanyumvisha ukuntu umuntu arinda amarembo y'ubwami adafite Nekuta, atambaye umwambaro w'urugamba. Uyu muntu yari umujepe, uyu muntu yari akomeye.
ariko niyirata gukomera kwiwe, ahubwo icyubahiro cy'Imana baretse ashyira imbere. Byashoboka ko babanje kumujyana koga, nubwo Bibiliya itabigaragaza, kugira ngo yambare iriya myenda. Nawe uri umusirikare, nanjye ndi umusirikare. Iyo Imana iguhamagaye, mbere y'uko igutabara, ibanza kugutoza ibintu bigera kuri 3. Ntiyakora ikosa ryo kugutabara itarakwambika imbaraga. Icya kabiri, ntiyakora ikosa ryo kugutabara itarakwigisha ku muntu. Icya gatatu, ntiyakora ikosa ryo kugutabara kure yaho wasebeye. Igutabarira hafi yaho wasebeye kugira ngo babandi batayemera uwo mwanya bayemere. Igitumye Imana itinda, ariko bigiye guhinda. Icyari giteye Imana gutinda, yari irimo irakuremera amashimwe yo ku mutima. Hari amashimwe tujya tugira ariko akaba yo ku munwa, ariko kweboka itamando yasika kuko wihanga Imana ikuremeye ishimwe ry'itika mutima, bigiye guhinduka. Biravuze ngo nuko bamutereka ku ifarashi baramutambagiza. Ndabona Imana ije gutambagiza abantu bihanganye. Ndabona Imana igaruka ku buzima bwawe. Niko Imana yambwiye, hari ibintu bigiye guhinduka, hari icyubahiro mutahawe Imana igiye kubahereza. Harebokita kandi nawe utumye, iyo ubwayo irimanukiye ije ku kibazo cyawe, ije guhengamura ibimaze iminsi bihengama, ije gutunganya ibimaze iminsi bidatunganye, ije gukora ibikomeye. Kandi nawe urabizi, hari igihe wahagazemo kiragukomerera, icyo gihe cyararangiye. N'icyo uhagazemo Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka, nacyo kigiye kurangira, kuko ije gukora ibikomeye mu maso y'abakomeye, ikugize ukomeye. Tuvuge ngo amen. Biravuze ngo baramutambagiza, bagenda bavuga ngo dore umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugiye. Harebokita amando yasika. Iki gitangaza Imana igiye gukora ntabwo ari ngombwa ngo kivuge, ahubwo kuko bihindutse zo ubwabyo bigiye kujya byivugira. Bigiye kujya byivugira. Iguhaye amashimwe yo ku mutima, ku buryo nugera ahantu bayivuga nabi, wowe uzayivuga nabi, uyivuge neza uvuge ngo muceceke. Merutse kuyibona yarereboneta shato kidemando yasika, yarebo yamaye agaciro, yamaye umuryango, yamaye visa, yamaye prime, yanyijije kaseri, yankuye yose, yakoze imirimo n'ibitangaza. Yanyirije mama amazi imyaka 8 mu bitaro, yambyimbuye amaguru, yankuyeho amarozi. Sinzi amashimwe ufite, ariko Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka. Ngo nuko umwami bamaze, Morodekayi bamaze kumutambagiza, biravuze ngo nuko Hamani ataharakaye. Gitangaza Imana ikoze kigiye kurakaza abadayimoni, kuko ntacyo bazagihinduraho. Nago Hamani yari kubihinduraho, kuko n'itegeko ryari ryatanzwe n'ijuru. Ijuru ryari ryibutse Morodekayi n'abayuda bagenzi be, ijuru nawe ryakwibutse. Hari imirimo Imana ikwibukiyeho, hari ibintu Imana igiye gukora. Aba abadayimoni bagiye kubirebesha amaso, ariko ntacyo bari bubihindureho. Bagiye kumera nk'indagara cyangwa se bamere nk'isambaza zirimo ziroga mu kivu, zoga zireba ariko enekuta hari ibyo zitabashije gukoraho. Agiye kubirebesha amaso. Yesu akugiriye neza ngo nukageze mu rugo ngasanga inshuti ze zari zateranye ndetse n'umugore we. Haravuga ngo ibwami habaye ibintu bidasanzwe. Iyo nambutse bampa icyubahiro, ariko umugabo umwe witwa Morodekayi we yanyimye icyubahiro. Umva kuri umugore yamubwiye, umugore bamwita Zereshi, yaramubwiye ngo mugabo mwiza, ko ndi kumva utangiye gucogorera imbere y'uwo muntu. Nimba ari umuyuda
no kumugwa imbere uzamugwa imbere. Ndabona Rebokita Mango yasiga hari abantu bagiye kubagarukira, naga rimwe muzabagarukira. Hari ibintu bigiye gucogora, hari ibintu bigiye kubikubita imbere. Hene kutarebone sasoba kuko wahagaze mu nzira Imana igushakamo. Wa mukobwa we wanze kwirwanirira, wa musore we wanze kwirwanirira, wa mupapa we wanze gusenya, hene kutarebone sasoma, wa muzeyi we wanze kuruvamo, wa muzeyi we hene kutarebo wanze kuja mu bapfumu. Wizeye Imana biravuze ngo hene kuta izo mbaraga zose hene sasa zigiye gucogora ebijene kuta. Imana ikoze ibikomeye, Imana irakurengeye, bigiye kukwikubita imbere. Aravuga ngo kutangiye gucogorera imbere ye no kumugwa imbere uzamugwa imbere. Hari ibintu bigiye kukugwa imbere mama, na jambo wari ufite ariko Imana iguhaye ijambo. Reka nkubwire abarimo barakuvugiriza induru, Imana ene kuta iravuze ngo bigiye guhinduka, bagiye kukuvugiriza impundu. Umva kuntu birivuze, biravuze ngo nuko muri ako kanya sindi batinda ngo bahita bamugeraho, bari batumye n'umwamikazi ngo baza kumujyana igitaraganya. Jambo ry'Imana ryatubwiye muri Yohana ibice 9:9, hene kutarebone saso hatugiye gusenga Imana. Ndikumva hene kuta, ndikumva Imana ivugana nanjye. Hane kuta hari ibintu bigiye guhinduka, hari ubuzuti, hari inyenyeri zari zarazimye, Imana hene kuta yongeye kwaka. Icya gatatu hene kuta hari ifungu zari zaraburiye, Imana yongeye hene kuta guhereza ubwoko bwayo kugira ngo hene kuta ibahuze n'icyo yabavuzeho. Yohana hatubwiye ngo bamwe ngo siwe, abandi ngo niwe, ekikora cyasa nkawe. Ndumva fashijwe. Bamwe ngo siwe, abandi ngo niwe, abandi ngo ikikora cya asa nkawe. Nawe arabasubiza ngo ni njyewe, ni njye wa musore yasagiriye, ni njye wa muzeyi wari urwaye kanseri, Imana ikijije kanseri, ni njye wari warazinze ibirenge, ni njye wari umusinzi Imana ihaye agakiza. Ni ene kuta ni njye mwari muzi ko nzarebone sasa, ni njye mwari muzi ko nazaza, ni njye mwari muzi ko ideni nazaryishyura, nzaterezwa Kennedy. Ni njye mwari muzi ko nzapfa nashatse, ni njye mwari muzi ko nzapfa nabyaye, ni njye mwari muzi ko nzahora mu butayu, ni njye mwari muzi ko Imana itazangirira neza. Hari abantu bari babizi kutazagirirwa neza, ariko igiye guhinduka, bagiye kujya bakuryana, bagiye kujya baguha agaciro, bigiye guhinduka. Bamwe bibaze nimba ari wowe cyangwa atari wowe, kuko igitangaza Imana igukoreye ntabwo ari ngombwa ngo ukivuge, cyo kigiye kujya kivuge. Ugiye kujya utanga bakubonemo igitangaza cy'Imana, ugiye kujya utanga bakubonemo Imana ya Isiraheli, ugiye kujya utanga bifuze kukugisha inama. Hene kutarebone saso shato kize Mango yasi, Imana igutabaye abanzi bawe bahuze, Imana iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe, kandi igutabaye nawe ugishije inama. Nawe uzababwira ngo ni njyewe, uyu yari umuntu wavutse ari imwe, uzamura mwizi mwarabisoma, ariko ahura n'Imana. Uyu munsi mugiye guhura n'Imana, uyu munsi mugiye kubona ukuboko kw'Imana, kubera ko bigiye guhinduka. Bigiye guhinduka, bagiye kukwibazaho uburyo Imana iguhinduriye amateka, buryo Imana igutambagije ibihugu yakubwiye, buryo Imana igukoreye ubukwe. Hene kutarebone sasoma yavutse ari impumyi, ariko igitondo kimwe ahura n'Imana. Ntabwo ibyari biri kukubaho ari ibigira ngo bigukure mu mugambi w'Imana, ahubwo ni ikiraro kigusatiriza ku cy'Imana yakuvuzeho. Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka. Hari abantu bagiye kwibaza ibitangaza Imana igiye gukora, ariko ntacyo bazabihinduraho. Niko Imana yambwiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
tugiye gusenga Imana. yego ni karibu Imana igumugisha uratagana na telefone yose dusengera Imana. Tugiye gusenga Imana, ndumva ndi mu mwuka wo gusenga Imana. Hanekuta shatoki demando yasika. Uri Imana nziza, uri Imana twiringiye, uri Imana ya Isaka na Yakobo, uko warure na n'uyu munsi ni kukiri. Uratubwiye ngo bigiye guhinduka. Gira ibintu hindura, uvuze ko ugiye gutegura ameza mbere y'amaso y'abadashaka kutubona, ni aho batadushakira niho ugiye kudutabarira. Wabigiye guhinduka, uduhereye ijambo aho bari twimiye, uduhereye agaciro aho bakatwamburiye. Bigiye guhinduka, utabaye ubwoko bwawe. Bigiye guhinduka, ikiganza cyawe kigeze ku barwayi. Bigiye guhinduka, babonye neza ya. Bigiye guhinduka, ugiye kubamurikishiriza mu maso hawe, ugiye kubigaragariza. Bigiye guhinduka kuko hari inyenyeri ndende ugiye kwasa kuri bo. Urakoze kubyumvisha, ni mu izina rya Kristo, amen. Nomero yanjye wakifuza inama, wakifuza ko twasengana, sinzi. Nomero yanjye ni 078 30 62 21 0 078 30 62 21 0. Shalom, shalom.